Yes, twari turi mu ndirimbo nziza cyane ya Provider. Yeah, Provider by Victoria's Team. Yes, indirimbo nziza cyane ifite beat nziza. Cyane byatari. Bakora indirimbo nziza cyane. Twari turi abantu bafunguye televiziyo zabo none aha twari turi mu cyumweru cy'amashimwe. Uyu munsi turashaka kubaha umwanya wo kugira ngo mushima Imana kubyiza bakoreye n'igihe wenda utaba ufite umwanya wo gushima cyangwa se wenyine ukumva wowe uri gushima Imana wenyine ukavuga ati ni wenda ndashaka gushima Imana imbere y'abantu no kuba washima Imana hano ku mbuga nkoranyambaga zacu tukaba twatambutse ishimwe ryawe nabyo nishimwe Sean nabyo nishimwe kubona umwanya wo kugira ngo mushime. This is a church. I know. Yeah, this is a church. Since when? Yes, kwa bakurikiye ni RTV Sunday Live. Wenda nsomye message yo gato turi kumwe n'umutumwa wacu wa mbere. Mark Plan yavuze ngo ndi Uganda nshima Imana ko yandinze n'umuryango wanjye n'imirimo ntiyagenze nabi Imana ishimwe cyane. The Dizo yavuze good morning mperereye Rusizi mu murenge wa Gashonga akagari ka Buhokoro icyumweru cyiza ku muryango wanjye wose nabo twiganye kuri Jess Murehe. Turetse message gato dufite umutumwa wacu wa mbere umuhungu mwiza cyane witwa Josh Ishimwe. Josh waramutse neza? Waramutse neza. Amakuru meza. We nashaka kuba nkuza ariko ku bantu bakurikiye televiziyo na wabibwira Josh ni muntu ki? Murakoze cyane. Josh amazina yanjye nitwa Ishimwe Joshua, nkaba ndi umukristo, nkaba nkunda Imana, nkakunda n'abantu bayo, nkaba ndi n'umuririmbyi, umuhanzi, umuramyi mu njyana ya gakondo. Usengera he Josh? Muri ADPR. Muri ADPR. Uki wahisemo injyana ya gakondo? Impamvu nahisemo injyana ya gakondo nuko icyambere nuko nkunda umuco wacu. Nkunda umuco wacu, nkunda ibyacu by'iwacu mu Rwanda. So nahisemo injyana ya gakondo mu buryo bwa gospel kuko nabonaga ko abantu benshi batayitabira, urubyiruko ntago rurabasha kuyimenya. So ndagira ngo mbakundishe rero kuramya Imana, gukorera Imana binyuze mu njyana yacu ya gakondo. N'ibindi nabyo tuzabikora, nabyo turabishoboye, ariko ndashaka kubanza gutangira ku byacu bya hano, n'ibindi tukazabimenya. Usinjyana ya gakondo? Urayizi? Give me an example. Ariko be serious my friend. Yes, urakoze cyane kubwo afite ari creative kuko usanga kenshi iyo dutangiye nk'abahanzi bakizamuka usanga ari indirimbo. Ntabwo watekereza kuvuga ngo injyana gakondo. Aracyari muto cyane kuba yatekereza keretse ari nka Sean. You know what? You know what? Let him give us an acapella. Yeah, something before we start off. Yes. Okay. Ujye kumuhereza amashyi no kuririmba neza cyane. Ari kuririmba njye numvise aririmba nka Masamba. Kera akiri muto nawe Masamba akiri muto. Yes, no kuri courage cyane kugeza uririmba neza cyane. Keep it up. Thank you so much. Sean, do you have anything? Oh yeah, Joe, I just want to say, yeah, you're doing wonderful music. Could you tell us about your new project? Yeah, about my new project. Like ndimo ndakora ibintu bishyashya, this new thing, ibintu bijyanye n'umuco, traditional songs, but muri style ya gospel, muri gospel style. Okay. So it's a big project. Okay. It's a big project. Ndimo ndakora ku ndirimbo zo mu gitabo, nkakora n'izanjye. Impamvu twakoze neza mu gitabo nuko abantu benshi bazimenyereye nyine mu buryo bwa kizungu niko nabyita. So dushaka kubereka ko no mu buryo bwa gakondo dushaka kuyikoresha, dukoresha zina ndirimbo zo mu gitabo turamya Imana kuko ari zo abantu benshi bazi, ariko of course hari na new songs zacu turimo turabategurira. Wahereye ku ndirimbo zo mu gitabo? Iyi natangiye niyo mu gitabo, ariko harimo n'izindi zizagenda ziza zacu. Indirimbo ninde wayikoze? Iyi ngiyi? Yego. Yitwa gutera. Harimo ibintu bya Rick ibintu nk'ibyo ngibyo. Nago. Nashobora musigari bya Rick. Ariko ni indirimbo nziza cyane. Indirimbo nziza cyane. Niyo ya mbere ufite, niyo yonyine ufite kuko niyo video yonyine ufite. Niyo ya mbere natangiriyeho. Niyo utangiriyeho, hari izindi ariko zihari. Of course. Ubwo ufite indirimbo zingahe zikibitse? Eshanu. Yeah. Umuntu ashatse kumenya indirimbo zawe yazisanga he? Mfite platforms wansangaho ya YouTube channel nitwa Josh Ishimwe. Ndi no kuri Instagram Josh Ishimwe, kuri Twitter Josh Ishimwe.
and Facebook. Facebook Josh mbese byose ni Josh Josh Ishimwe. Ishimwe. Yes, tumukunde cyane, tu likinge, tu subscribinge, tu commentinge. Ni umwana ugitangira kandi atangiranye imbaraga. Ndashimira n'ababikoze cyane, ahubwo hari abantu benshi banyeretse ko banshyigikiye. Urumva iyo umuntu atangiye bwa mbere ntabwo aba azi ko byahita bigera kuri level nanone navuga yo hejuru kono, ariko ndashimiye cyane umuntu wese wamfashije agasangiza iyi ndirimbo. Imana ibahe umugisha, namwe Imana ibahe umugisha kandi. Amen, amen. Tutaratandukana gatoya, twa turi mu cyumweru cyo gushima Imana. Nirihe shimwe wumva ufite mutima wawe utagendana udashimye imbere y'abantu? Ishimwe rya mbere nshima Imana ko Imana yamaye agakiza kayo ku buntu bwayo. Akenshi urubyiruko rwinshi ntabwo nkeka ko ibintu by'Imana babishiraho umutima ngo babikunde, ariko ni ubuntu nagiriwe. Numva aricyo cya mbere nshima Imana umutima wanjye. Amen. So ku cyanyuma Sean udutegurira indirimbo cyanyuma ngo kuri impamvu z'abantu bari kuri iki kiganiro ngo bashaka akapera kandi kakapera. Okay. Nibo aho noneho muramfasha nawe sibyo? Ijwi ryangira munsi y'umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze, n'ibuye ry'igitare rimbere igicucu inkizi magarara urugendo rwanjye, n'ibuye ry'igitare rimbere igicucu rinkizi magarara mu rugendo rwanjye. Ndatangaye mukiza niba rukwiriye kungirira iryo bambe njye waguhemuye. Wow, indirimbo nziza cyane. Gira nk'ijambo rimwe ubwira abahanzi bari kuzamuka, ijambo ikintu wababwira cyanyuma tujya mu ndirimbo yawe. Cyambere nababwira nuko batagomba gucika intege. Turi new generation, bakuru bacu baratubanjirije bakora byinshi cyane, so natwe rero tugomba kuzamuka tugafatira aho bageze, tugakora ibirushijeho bishobotse. Ikindi ndashimira abantu bamfashije, ndashimira management yanjye iri kumfasha. Abenshi barabazi na ba producer beza bitwa Brice na Boris, ndetse na madame Boris. Ni abantu bari kumfasha cyane kugira ngo bino bintu bibagereho ari byiza bimeze gutya. Nkashimira abamfashe muri video witwa Beach Studio na Musinga n'uwitwa Du, ni abantu bamaze kumenyekana cyane ku bintu bijyanye n'amavideo. Nkashimira abantu bose bagiye bamfasha kugira ngo indirimbo igende neza. Nkashimira namwe mwanomiye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Amen, amen. Sure. Yes. Can we go muri let's go for this this music. It's coming in from Joshua, so make sure you follow him. Yesu ndagukunda. No, I'm saying the artist. Oh no, indirimbo. Yes. Ariko the artist. The artist is Ni Josh Joshua. Ishimwe. And Joshua. the song is Yesu ndagukunda. I'm the DJ anyway. Yes, I know.